kagusenyera urugo umugabo ufite agatoki gato yatuma usenya urugo. Ya nibyo twavugaga. I think that was saying and then sinibuka ibyo wari urimo urambwira. So nje ku ruhare rwanjye no kurangiza vuba staff wazi kurangiza vuba agapipi gato. ya byari I don't get it. Okay. Vuba, like it's one of the two. conversation igarukianga oh my god. Kwari kurangiza vuba actually was not a Yeah. kwari kurangiza vuba. Yes. Ariko hari nashoje. Umugabo urangiza vuba ariko no we gonna come back to the gatoya. Yeah. Reka dusangira kurangiza vuba then tuza kuza ku gapipi gatoya. So umugabo urangiza vuba ngiye ntacyo yantwara. Explain details how. Okay. First of abantu bamera ukuntu gutandukanye. Hari abarangiza vuba, hari abarangiza batari vuba. Maybe nanjye ndangiza vuba. Yeah. Akenshi abagore tujya tugira ukuntu dupenerariza abagabo ngo barangiza vuba ngo bra 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 kandi akenshi hari nk'umugore urangiza nko ku isegonda ya gatatu kandi abagabo ntago mu biturenganyiriza. For real? Yeah. How do you know ko hari abagore barangiza ku isegonda rya gatatu? Yeah, harimo abagore barangiza vuba cyane ugakora sex inshuro imwe ukarangiza rimwe nge ndangije gatatu. Yeah. So data ntago bikunda mwe muri hano ntibibaho. Bandike muri comment. Amafaranga y'icuzi ya bado amafaranga y'icuzi ntabwo ari guys muri comment mundeke kwanza bari muri comment muvuge muri byo evagana dukeneye amafaranga y'icyuzi ubundi bakaba bari ku gihumbi kugira ngo dukomeze ikiganiro kuri kiba kiri magana ndashaka abantu ku gihumbi. Amafaranga y'icyuzi okay nayo muyatanga amafaranga y'icyuzi ya hano ariko guys nana amafaranga y'icyuzi ndabizi ibyo mwari mutangiye ndabizi ibyo mushaka ko mbageza ntashaka ibyo bikora umuntu bw'inkuremo nabivuye narakaye ndarangira. Ureba abagore hano hasi bari kuvuga ngo yego ko hari abagore barangiza vuba ngo ku minota umwe ego ngo abamara 45 minutes. Benshi baratinda abagore warari no benshi baratinda. I don't know about you. Can you tell us about you? Just hell no. No. So nje rero ibyo ngibyo byo kurangiza vuba simbifata nk'impamvu cyane ko kurangiza vuba nje ukuntu mbitekereza sinjya ku ruhande rwo kublaming umuntu kuko umuntu ntago ari we wirema ahubwo nje nkawe mugore wawe mu fiance wawe girlfriend wawe nakora iki kugira ngo nkugeze kuri ya point nshaka kuruta kugenda mvuga uriya mutipe arangiza vuba bra bra this and that. Ahubwo niki nakugaburira niki nakurinda stress gute ku buryo wamara igihe nifuza. Waba ubizi ko se ibintu byatuma umuntu umuntu yagaburira umugabo kugira ngo atangire gutinda. Ubwo wenda hari ibyo njya numva ngize umuntu nk'uwo nyine nakora pratique. Ni ibihe wumva? Nje cyambere numva ko like kurangiza vuba bihera mu myumvire cyangwa ari nk'ikibazo stress. Nyine simbizi. Ariko that's for the side y'abagabo. Fata side y'abagabo. Ibyo byo myumvire kurangiza vuba by'abagabo nibyo urimo uravuga. Yes. Bihera mu myumvire. Yes. And then ukaba wabikemura gute? Emerega nakumvise nagusanze uri cyage nagusanze uri urambwira ngo ahubwo mwebwe nzababwira mu muzaza. No, je nekereza ko uburyo bwa sex abantu benshi genda nabi ku buryo kubera impamvu twayikoranye n'abantu batarabanya ugasanga uwo muntu ntaguhereza vibe ushaka ntumukunda urukundo ruhagije ntago like she's not your woman. You just want to fuck. That's why kenshi sex igenda nabi.
ariko iyo uri kumwe n'umukobwa ukunze uzi kugusoma mu buryo ushaka ugukoraho aho ushaka ukumva nyine mu buryo ushaka ntekereza ko sex igenda neza. Okay, tubanze aho ngaho dushobora kugarukaho noneho tuvuge umuntu ufite agapipi gatoya nawe mu rugo, agapipi gatoya. Ese ngiye niba mfite gatoya umukobwa maybe turanganya. Umukobwa ufite gatoya, ese uzi ko hari n'abagira sex nini kandi tutaba satisfait kandi muzifite? ugasanga boro afite boro, tipe afite boro ariko ntabwo urimo urahaga. nyine ugasanga wari bwabone nk'umuntu ufata isuka y'umujyojyo ariko n'ubundi ntazi kuyihingisha. isuka y'umujyojyo imeze gute? So rero nkeka ko okay, reka nguhe urugero rwumvikana. uribuka kera muri high school cyangwa muri primaire hari abana babaga bava mu bana b'abakire, twajya gukina umupira bakaba bafite godiyo nziza, bakaba bafite inifomo zisa, ariko akaba nta kintu akora mu kibuga. Afite yazaga afite n'akagezi kameshe. So hakaza wa mutipe rero wambaye inkweto zidasa papa. Ikirara ni muri ubwo buryo. Songere mbese wakuriye he aho hari uwo mupira? njye nakuriye ahantu bita i Bugesera. Bugesera si sayidi z'inyamata? Yeah. Iyo mwara narogaga no mu mupira twigeze kuzaho dukinana hari ikigo cyitwaga gute? Nyamata ntigahitare Nyamata high school, hari high school wa Pebu, hari aho ni hafi cyane. njye nakuriye hagati hafi kuva aho iwacu mvukira ni Burundi ni nk'iminota nk'icumi. Kuva iwanyu kugera i Burundi ni iminota 10? gutyo ni hafi cyane. ndumva uzi utuntu two mu cyaro koko wamugane ibyaha b'ibikire byajyaga bigize gutya. By'abana b'abakire na n'ubu nta kintu mfata, nta kintu baza bakubwiye. So rero wowe ukumva ko nyine mu rugo iyo umuntu afite agapipi gatoya ntabyo wamuhura nanone. Ikindi mugakominika ukamenya ngo abikunda muri ubu buryo nawe ukamubwira ati mbikunda muri ubu buryo. Nibyo communication niyo ifasha abantu kuba babona buri wese abona ibyishimo yifuza. Nose abakobwa Godfather iki cyahozi oye kimwe kigufi ntabwo ari iki ni umwe mugufi ntabwo ari kimwe kigufi nawe iki kimwe kigufi ni mugufi ntabwo ari kigufi niwe komeza ihuriraho igikuri twaye komeza twagiye kuko ntari nakimenye hano hejuru uretse aba bantu bose ntabwo baragera kuri kipi kuri ntuza ariko ahantu hose barahari ni ibyamamare dukomeza. Ntabwo nari namenye ko igikuri cyanjye kiri hano. Ni ukubabona Sara ntabwo wamubonye? Sara husara Umutoni Sara umukinnyi wa filime. Urumva abasitari bose buzuye hano. Uyu Irunga n'Akasamutwe niwe musitari niwe munyamakuru wabayeho mu Banyamurenge wa mbere. Niwe munyamurenge w'umunyamakuru w'idekaraye wa mbere. Uyu Irunga uri munsi yawe. Irunga n'Akasamutwe niwe munyamurenge w'umunyamakuru wabayeho kuva isi yabaho. Arangije aragenda mu mukomediye wa mbere. Uyu nguyu yakinaga n'abantu uzana bakajya mu kwego. N'Akasamutwe dukomeze. Reba ko agiye bibanye ngo agiye gufata amazi ariko baryama ahantu heza akaryamira igiti dore buriya buriri. Dore kiriya gitanda we biriya ntukajyaginga umuntu. Njyewe Eva nari naramubonye nkagira ngo nawe ameze nk'ibi bya Ozi ibikuri byose. Eva ko ari umunyabwenge. Eva uretse kuba ari umunyabwenge Eva ngiye nkunda vibes. Ariko ndumva rero bivanga imwemeranyije urukundo mbiboneye. Njyewe Eva kabisa Eva namubonye ko ari umuntu abonye abaye umuntu nyine ubisubiye nk'inka
Eva biri seriye gute nyine abaye uri umuntu nyine uri seriye twakuramo kapo ya showbiz yaba ari kapo ya mbere ibayeho yaba ari kapo ya mbere ewana yo muri showbiz ibaho kandi idasenyuka iramba ya Jay-Z na Beyonce yazo nkabiduhisha Dumba kunda Natasha ninde Natasha Brian Natasha Brian afite ibindi bintu akora simbizi neza kandi nanjye simba mbishoma Eva afite ibintu kandi agira vibes za fresh sibe abantu bamwe munyandikire kuri comment za Eva abantu mugene mundabura turebe hari kuko yanjye muzi gakeya noneho mbaza utinya ko Godfather mbaza ikintu kimwe rero Eva ejo yambwiye ngo ndi i Kigali ngo nigeze kumuha lift ari kumwe na John njyewe rero nta nubwo nari muzi yaguhaye lift ari kumwe na John njyewe nigeze guha lift Eva ari kumwe na John ndi i Kigali nawe yabimbwiye ambwira n'ahantu twari turi numva abantu nigeze make kandi igihe John yari mu diaspora niko Eva ngo Dumba yaguhaye lift yego ese wabaye gute utitemere yatangiye kwemera yatangiye urukundo rwatangiye kuza umugabo utatangira kuba Eva ibintu bine ukunda kuri Dumba bine kuri njyewe yagukunda twatangiye kubyo yanga nta na kimwe nanga reka twumve nta na kimwe tuguteze amatwi bine twitse okay mbwira bine udakunda no nta na kimwe ntakunda kuri Dumba nta na kimwe ngaho tubwira ibintu bine umukunda I feel like I'm starting to brush right now. No, I'm starting to brush right now. Kwaji. So first of all, his skin, his eyes, his lips, his smile. That's it. The face yiwe nta. My skin, my eyes, my skin, my mouth, my smile, my eyes. Yeah. Because every time nkubona nyine go. Umbona hano kandi twarahuye ariko ntago nitaye kukureba like nkurebe nyine nk'umuntu twahuye nicaye mu modoka wari driving ntabwo nasohotsemo ngo no. Okay, I see. Kasi nkunda ko you smart. You are smart. I'm smart. Yeah. I'm smart. Ese why abanyarwanda iyo umuntu avuze ngo nkunda lips zawe cyangwa smile ya why mutabyumva nka compliment, why mubyumva nk'ibindi bintu biri deep? Hako nabiganje niyo babyumva niyo byari biri deep n'ubundi nicyo ziza gukora nicyo ubuzikundira Dumba igasubiriza aho ngaho akanya akakugira audience ngo nayo mazuru se none se uko umva ntabwo nagira byose byiza nicyo ufite kibi amazuru ni mabi se none se amazuru ubundi amazuru akora iki nahumeka right ukimyira nicyo amazuru yawe adakora cyo kuri amazuru ntabwo ajya participating muri love ntabwo mbona amazuru participating ariko ibintu bishobora gukisinga amaso ashobora kuguseducinga smile ishobora kukugira amazuru usakurikiwa amazuru yaguhumekara amazuru what the fuck amazuru nta kintu kinakora ubundi amazuru agira role yihe iyo muri gukisingana umuntu aba agomba guhumekera mu mazi cyane n'icyoroshye hari nashonje
abandi bikure muri mute mwe muhumekera he bahumekera mu mazuru ya iyo uri gukisinga none se uhumekera mu kanwa niho ucira umuntu mu kanwa but you can breathe using the you can breathe n'umunwa. how so that means ugomba kwiyaka uwo muri gukisinga Like when I kiss, because I'm a very good kisser, like I can tell. So I kiss and I use my mouth, right? And then after, when the kissing, I don't breathe. Same. And then I take a pause and I'm like, and I kiss again. What? And so okay nuko nyabivuga first of all abahungu b'abanyarwanda iyo umuntu avuze ikintu ntimukabyumve mu buryo buri negative ahubwo niba wumva ufite iryo kosa urikosore kubera abahungu benshi bo mu banyarwanda ntago bazi gukisinga abantu benshi ntago bazi gukisinga. Yeah, so ikindi kintu ni mujya gukisingana mwa basore mwe mwavoidinga amacandwe nta muntu uje kurwara indwara zo mu kanwa hari abantu mugira amacandwe menshi wajya ngo mufite ahandi hantu muyakura babwi igenda bizi mugashiramo gute kwigishe pe abahungu bari hano bashaka amasomo nuko amenyo nicyo kintu bavangamo cyane which is bad really really bad kandi baranyita umuntu nk'uwundi no ibyo byari ibyawe abantu barahumutse ikindi kintu abahungu bo mu Rwanda bagira gitaninga off abakobwa je byo ngibyo mbikura mu bakobwa tuganira ntago nje mbasha kugera kuri abo bahungu bose ugahita ushora ukuboko hasi Godifa uyu niwe mugore watumba neza uyu niwe mugore watumba neza amubonye nahageze uzi ko wavuga nta kintu utinya kuvuga nawe ni inkange njye bipfa kuba bitarimo kubahuka abantu gusa rwose eva kumanuka hasi ntabwo bajya gushaka kureba bajye kureba niba none se urajya kureba icyo wakoze nta kintu urakora nturamo umwanya wo guprosesinga ibintu ndi gukora urajya hasi uravuze ngo moteri bayakiriza hejuru moteri bayatsa n'urufunguzo baraka ni nko kuvuga ngo urashaka gukandagira accelerateri hasi kandi utaracana engine ukoresheje urutoki hejuru reba abakobwa hano barabizi muri barandika ngo niko bimeze so when am I supposed gushaka kumva hasi ni n'igihe kingana gute ndimo ndasomana kugira ngo ntangire kumva hasi kugira ngo ajye kubyutsa Venansiya so niyo mpamvu bavuga ngo body language irakonta umubiri w'umukobwa wakakwiyoboye icyo ukora katuvuge body language yawe iraza kubigenza so ni urugero first of all ukuntu umukobwa ahumeka nicyo cyakumvisha ko hari ikintu uri gukora okay uyu munsi urabyemera abahumeka gute ntago mbizi nyine basi sinzi iminota wakoresha bitewe n'uko wowe utekereza ikindi abahungu b'abanyarwanda kenshi ntago bazi gutuma abagore babasatisfe abahungu bashaka kubasatisfe mbere y'uko abakobwa babasatisfe
ariko hari abakobwa muri comment bavuze ikintu like abahungu bageze mu bahungu ngo hari n'abakobwa which is true bamaze kubinkora hari n'abakobwa bihuta nabo bakagenda mu pantaro. Thank you. So iyo umukobwa abagabo muri muba mugomba gutuma tuba satisfait, niyo mpamvu ugomba kugendera ku mubiri w'umukobwa uburyo ashaka, aho haba habayeho misunderstanding muba mutaraganiriye. I see. Jewe meruka umukobwa yansha yatangiye kunsopa vuba ndabitiye. Oya ariko umukobwa yakumanutse wowe hereza umugore control, like mureka control igihe, like moment muri muhumwana. So are you the controller cyangwa like you No, nago ndi selfish. No, I mean, but like sometimes girls, the how you, if you're not selfish, then how you do it? Because they are abakobwa nyine ba like umubona ko ibyo arimo arakora bimeze nk'abizi, you know, from that to that arimo arabikora. She comes first of all, she starts kissing you before you start, and then if she's going to give you head, she's gonna go give you head before you know nichi. Then she's gonna know when she's gonna stop to give head. Yeah. So nago nyine iyo kubera ukuntu ntekereza cyane ikoza akantu gatoya mbere yuko hari ikintu kibaho nibwo menya ko diri hari. Ibigo bitangiye kuguhamagara bigwire wawe n'umugabo. Bakubonye ubu bambonye ko niyanditse hano. Kwiyanika se kwiyanika n'ibiki kwiyanika. Ko nasanze undusha no kwiyanika ariko kuba icyo abantu bajya bandinganya amano kuko abantu babonanye n'umuntu nanjye bagita ibintambara. Nge noneho nkunda kuba interested muri ba bantu nyine batazwi true color nkuko nyine buri muntu wese agufata ukundi kuntu. Birankorera nyine kuko ngiye mvuga ati nzaba umunyamahirwe yo kumenya Dumba wa nyawe. Eva, I'm telling you ngo said you singer. No, I'm just saying. You keep giving me hopes. Yewe, irunga kari kwa kumurira. Ikirunga hari. No. Niko, you keep giving me hopes. No, turi kuganira. Mu biganiro se so bitangirira. You know, you never know. No. Akanudisa abanyarwanda ndabakunda cyane. Abanyarwanda ari ikindi kintu bataratandukanya kumenya relationship na situationship. Okay, yeah, relationship na situationship. Tandukanya rega every hano kwigisha no kugira ngena. So harimo abakobwa nyine ugasanga wirirwa like tachi n'umuntu kandi tachi ntago imininze ko umuntu muri mu rukundo. Situationship ni ahantu ushobora gukora sex n'umuntu mukajyana muri Paris, you know, ariyo ngire ngo bita hit and run, ariko hari abantu benshi bayigira relationship. So situationship also can be mushobora no kuba mubonana from time. Fuck buddies. Yeah, friend for benefit. Yeah. Friends with benefit can be a situation. Abahungu b'abanyarwanda ntago understanding iriya situation. Kaba muyirimo mugahurira ahantu nk'ahantu muri Paris byageraho rimwe na rimwe ugasanga ari kudisturbing uri kumwe n'abandi bantu. Akanagufuhira bya danje akajya agenda abwira n'abajama be ngo kiracyana n'icyanjye ngo dukora ibi bla bla bla. Ariko itora abakobwa nibo babikora cyane. Ibyo bizo bishyire ku banyarwanda ntabwo ari abanyarwanda kubuze ariko abanyarwanda twaragowe. Oya ntabwo mba ndi kuvuga abantu bose nyine abantu biyumva nabari muri iyo. So abakobwa sibo bajya babikora cyane umukobwa umutamo rimwe akagusanga kongera akaguha akagafuha. Ego se. Akobwa ya that's iyo ni. Yo abahungu rero nibo basigaye ba. Stream on live, just like, share and subscribe.